data Imana ishobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, udasaza, wahozeho, uriho, uzahoraho ibihe byose. Tugarutse imbere y'intebe yawe kugushimira ineza yawe, kugushimira ubuntu bwawe bwinshi, kugushimira ubwizerwe bwawe. Haba ubwo ibihe na circonstance ducamo zituma twibwira ko utari uwo kwizerwa, zituma twibwira yuko utatwitayeho, zituma twibwira yuko utanatureba, ariko uri uwo kwizerwa, uri uwo kuri. Inzira zawe n'ibyo wibwira bitandukanye n'ibyo twibwira. Itekereze yacu ni migufi cyane, imirebere yacu igarukira bugufi. Tureba nonaha, nabyo ntitubiheze, nabyo ntitubimenye byose, ariko imigambi yawe ni migari, inzira zawe ni nyinshi zirenga ibihumbi. Nta muntu wazirondora ngo azirangize. Gace gatoya twakubonyeho twasanze uri uwo kwizerwa. Ibyo twasomye muri Bibiliya byavuganye n'abagaragu wawe batandukanye, twasanze uri uwo kwizerwa. Nta muntu n'umwe wabwiye ikintu ngo gihere, ntawe wasezeranyije ngo ureke gusohoza. Nubwo inzira bicamo mwami zikunda kunyurana n'izo twebwe twifuzaga, kuko turi abantu buntu, kuko turi abana batoya, kuko tutazi byinshi, ariko uri uwo kwizerwa. Muri iki gitondo mwami, ongera ucishe kugira neza kwawe imbere y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, aho barimo basengera, abari mu mago yabo, abicaranye n'abana babo, abari bonyine, yewe n'abigunze bari mu nzu bonyine. Uwiteka, umenya byose, ugashobora byose, usange buri muntu nk'uko ari. Hari uzamukanya amashimwe yuko ari amahoro, hari uzamukanya amashimwe yuko ari muzima nabe, hari uzanye imiruho myinshi yuzuye umutima we n'imigoko myinshi. Ibyo nabyo ubasha kubyakira Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari uzuye gushidikanya imbaraga zawe muri iki gitondo, uwo nawe wamenya uko umugenza, ukongera ukamwuzuza ibyiringiro, ukamuha ku mutsima w'ubugingo, akagira imbaraga, akongera agakomeza urugendo. Reka ijuru ridukingukire muri iki gitondo mwami. Ubwo insengero zo mu Rwanda zifunze, ariko ijuru rirakinguye. Ya ntebe duhamagara kwegera iracyahari. Uracyadutegereje mu mbabazi nyinshi n'ubuntu bwinshi butuma dutabarwa mu bihe byose, mu bihe bigoye, mu bihe byiza, mu bihe mwami abana bawe bafite imbaraga, mu bihe bazibuze. Iyo ntebe y'ubuntu uracyaduhamagara kuyegera. Urakoze ko witeguye kumva gusenga kwacu, urakoze ko ufite amatwi yo kumva ibyo usabwa n'abantu bose, ngo abantu bose bazagana aho uri, kuko uri Imana yumva ibyo usabwa. Niwe watubwiye ngo nidusenge ubudasiba, niwe watubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Niwe watubwiye kandi kugaruka imbere yawe twuzuye amashimwe, tuvuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe twakubonyeho. Uko nuko tuje mwami, mu buryo butandukanye, mu mimererwe itandukanye, mu mitima itandukanye, ariko byose ukabasha kubisobanura. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze, ndetse mwami ijambo ryawe rirambwiye ngo se wowe ugaburira uburabyo wananirwa kwita ku bantu, wowe utunga inyoni zidahinga zitabiba wananirwa kwita ku bantu. Uratangaje, ineza yawe ni nyinshi. Yamba tukongera tukayisobanukirwa muri iki gitondo, tukongera tukamenya ubwizerwe bwawe burenze aho twari tugejeje, tukizera imikorere yawe n'imigenzereze yawe. Rimwe na rimwe mwami gitandukanya n'ibyo twibwira. Tugarutse kongera kubwira ngo twigishe, utwigishe iby'ibi bihe, utwigishe iby'ibihe bishize kera, utwigishe kugira ngo iminsi tuzamara izabe iyo gukora ubushake bwawe, utwigishe kugira ngo tutazacogozwa n'ibihe, utwigishe kugira ngo tutazanamuka, utwigishe kugira ngo imitego y'umwanzi Satani itazatubasha, utwigishe kugira ngo urukundo ruke rwo mu bihe bya nyuma rutazadukamura, aho abantu tuzaba twikunda, aho tuzaba dukunda amafaranga, aho tuzaba twirarira dufite kwiyemera kwinshi. Reka ibyo byose ntibiduherane mwami, kuko waravuze kandi nanone ngo mu gihe cya nyuma nubwo bizaba bimeze gutyo, ngo uzasuka umwuka wawe cyane, uzasuka umwuka wawe ku bahungu, ku bakobwa, ku bagaragu, ku baja, ku basaza n'abakecuru, uzasuka umwuka wawe cyane. Turifuza kuba muri icyo gihande gisukiye umwuka wawe cyane, turifuza kuba muri icyo gihande gihembutse, turifuza kuba muri icyo gihande gifunguriwe ijuru, turifuza kuba muri icyo gihande kikubona mu gihe abantu bakubuze. Igihe wavugaga iby'umwuka wera uzohereza abigishwa bawe, warabwiye ngo ntibishoboka ko ab'isi bamubona, ngo ariko mwebwe muzamubona. Turifuza kuba muri abo bantu bakubona, bakomeza kukumva mu bihe bimeze gutya, bakomeza kugutunga no kukumva mu bugufi bwabo. Turifuza kuba muri abo ngabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, nyigishanya n'ubwoko bwawe mwami. Ibyo nifuza kuvuga washyize ku mutima wanjye, ni ibintu umuntu atigira mu magambo, ni ibintu bigoye, ni ibintu tudakunda, ni ibintu imibiri yacu idakunda, ariko turasenze kugira ngo twigishe, kandi twese mwami ntituzatsindwe, ahubwo tuzarangize dutsinze neza, tuzarangize duhabwa amakamba za ngororano ubikiye abanesheje, ubikiye abatsinze.
handi tubikiwe amakamba y'ubugingo, uzaduhe kuyasingira tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, tudatsinzwe n'ibitugerageza by'uburyo butari bumwe. Urakoze mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro kandi kuduha aya mahirwe yo kongera kuvuga ijambo ryawe mwami, rikagera hirya no hino kure. Turasenze ngo uko risanga umutima, risiga atari kumeze, risiga umuntu yigiye imbere mu kukwizera, risiga umuntu yigiye imbere mu kugwiza imbaraga, risiga udafite ibyiringiro asubijwemo ibyiringiro, risiga udafite imbaraga agaruriwe imbaraga. Turasengera kandi abo bose badafite uyu mugisha nk'uwo dufite wo kuvuga iri jambo, wo kugira amamega na internet yo kubitega amatwi. Hari abandi benshi bari mu byaro bitandukanye badafite n'ubu bushobozi, badafite n'uwabakomeza, badafite n'ijwi ryabagarura mwihumure. Muri abo harimo abapfushije, harimo abarwaje, harimo abagowe n'ibibazo bitandukanye by'isi. Turasenze mwuka wera wo udakenera ibi byuma by'abantu, udakenera izi mikrofone, udakenera ibi ngibi. Turasenze kugira ngo basange mu buryo bwawe, ubahembure, ubakize, ijuru ribakingukire, ubuzuza imbaraga muri ibi bihe byo kuguma mu rugo mwami. Abantu badaterana ntibazacogora, ahubwo bazagwiza imbaraga. Turasenze mwami, ibyo tutabonye twateranye ubiduhe turi mu mago yacu nyaguhora ku ngoma. Ubu byose tutabonye mu itorero, amasengesho afunguye, insengero zifunguye, turakwinginze ngo ubiduhere turi mu mago yacu. Uwiteka we, kora ku mitima yacu, bidutere kugushaka, bidutere kwibaza iby'ibi bihe, bidutere gushaka imbaraga zawe, bidutere kwiherana nawe tuvuye mu kivunge, maze bitubyarire izindi mbaraga. Turakwizeye, twizeye kugenga byose, nta kintu na kimwe gicika kontrole yawe, byose urabigenga. Ni korona wavuga ijambo rimwe igahagarara, kubihari suko byakunaniye, nuko mwami udasobanukiwe imikorere yawe n'imigendere yawe n'ibigenzereze yawe. Witeka Mana nyir'ingabo, bisiga ubwenge bwacu, bigasiga imitekerereze yacu, bigasiga imisengere yacu, bigasiga aho tugeza kureba. Ariko ushobora kuvuga ijambo rimwe korona igakurwaho, ushobora kuvuga ijambo rimwe imigambi ya Satani iri inyuma y'ibi byose igakurwaho, ushobora kuvuga ijambo rimwe Witeka Mana nyir'ingabo. Ariko reka ibyo ushaka kwigisha itorero, ibyo ushaka kwigisha abera mwami, duhe kubimenya kugira ngo tukumenye turi twenyine twihereranye nawe. Uwiteka we, ibyo ushaka gukora mu itorero ryawe hirya no hino mu isi ubikore. Turagutegereje mu mbaraga z'umuzuko, turagutegereje mu mbaraga z'ububyutse, turagutegereje mu mbaraga z'impinduka. Urakoze mukunzi mwiza, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwaramutse neza, Imana ibaha umugisha. Duteranye turi twenyine kubera ko insengero zitarimo guterana, nta materaniro ahari. Ariko Imana ishimwe ko ufite ubushobozi bwo gukurikira inyigisho, Imana ishimwe ko ufite ubushobozi bwo guterana natwe, kandi Imana ibiguhere umugisha. We duteranye muri kano kanya, n'undi uzaza guterana natwe hanyuma tutari live ariko inyigisho zisigayeho, nacyo ni igikoresho cyiza Imana iduhaye. Kandi ndashima Imana ko byagukiye hirya no hino mu nsengero zitandukanye, bitari kuba iyo tutagira ibihe nk'ibi ngibi bya corona biducarenjinga. Nabyo Imana ibishimirwe kubw'ibyiza izabibyazamo. Reka rero tuganire, turakomeje mu ijambo ry'Imana tumazemo iminsi dusaba umwami Imana kugira ngo atwigishe kugira ngo tuba abakristo bihuta, tuba abakristo badacogozwa n'ibihe, atwigishe kugira ngo tutayobagurika, atwigishe kugira ngo tuzarangize uru rugendo amahoro. Twakomeje kwibaza ngo kuki abakristo bamwe baba bafite imbaraga, ari abatsinzi rwose, bagenda bagwiza imbaraga, badacogora, ibyaha bitababasha, ibihe bitabazimya, hanyuma kuki abandi bahora bateraganwa n'imiraga y'uburyo bwose, kuki bahora bacogora, kuki bahora banamuka. Nibyo turimo twibaza, tukabwira umwami Imana ngo natwigishe. Ndimo ndabigusabira, nanjye mbyisabira kugira ngo umwami Imana atwigishe. Twavuze ibintu bimwe bitoya byoroheje ariko bikorwa mu buryo buhojejeho kandi bishobora gufasha umugenzi muri uru rugendo akagira imbaraga. Twavuze gusenga umuntu ari wenyine yiherereye, twavuze uburyo twumva ijambo ry'Imana. Burya kuritega amatwi siko kuryumva, ahubwo umutima wanjye uryakira umeze ute, ese witeguye kurishyira mu bikorwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Imana yacu tugirire ubuntu. Uyu munsi turavuga gatoya ku kwigishwa n'Imana mu bintu tudakunda. Nanjye ubwanjye ubibabwira ntakunda, nibaza ko nta n'umuntu wo ku isi ubikunda. Icyo nifuza ko tuganiraho ni inyifato yo mu gihe cyo kugeragezwa. Inyifato yo mu gihe cyo kugeragezwa, igihe Imana yahisemo kunyigisha mu buryo bwayo. Inyifato yanjye, inyifato yawe ubyitwara mute, kandi se uko ubyitwayemo nibyo bikwihutisha cyangwa se nibyo bigusibiza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Imana itugirire ubuntu. Urumva ko ni ibintu bidashamaje kuvuga, ariko ni ibintu duhura nabyo byanze bikunze. Iyo wabiteguriwe, iyo wabimenye, hari ukuntu biguha akabaraga ko kongera kwizera Imana no kuyitegereza no kumenya neza ko atari wowe ishyano ryagwiriye, no kumenya ngo ibyakugezeho bigera no ku bandi. Iyi nyifato rero yo mu gihe cyo kugeragezwa irakwihutisha cyangwa ikagusibiza cyangwa n'ibindi bitandukanye bikoreka mu muntu wawe wamwe imbere kubera ko uciye mu gihe cyo kugeragezwa. Imana ntabwo ikoresha ibintu bimwe itugerageza,
Imana izi uburwayi bw'umutima wanjye, izi uburwayi bw'umuntu wanjye wo mwe imbere, izi uburwayi bw'umuntu wawe wo mwe imbere, izavura rero aharwaye, ivura aharwaye kugira ngo ubashe gukomezanya urugendo kandi uzarurangize neza. Ibyo byose bikora mu rukundo rwinshi n'imbabazi nyinshi, yewe nta nubwo ibikorera abantu idafitanye nabo umugambi kandi muremure, abantu idakunze. Imana yacu tugirire neza. Umuntu wize amashuri menshi uyu munsi akaba afite amadiplome yo hejuru, afite za PhD, afite masters, afite biriya byose, amadoktora, ikintu yaba kurusha wowe utabifite, ikintu yaba ndusha ngewe utabifite, yarize kandi agenda akora ibizamini byinshi kandi agenda bitsinda. Ushobora kwigana nawe mu ishuri rimwe ngatsindwa ngasigaraho wakigira imbere, nuvuga ngo ikintu aturusha ni ibizamini byinshi yahuye nabyo kandi yatsinze, kuko yatabitsinda ntabwo yari kugira izo za PhD n'ibyo n'ayo madiplome yose yo hejuru, ntabwo yari biyagire iyo aba yaratsinzwe. Muri urugendo rw'agakiza, muri ibi bintu tudakunda, Imana nyamara ikoresha kugira ngo iduhindure abo yifuza ko twababo, kubera imigambi dufitiye n'ibyo izadukoresha bigendanye n'imigambi yayo, bigendanye n'icyo yagambiriye muri twebwe. Iki gice Imana ikoreramo nubwo ari data, nubwo ari inshuti, nubwo ari umubyeyi, nubwo atubereye byose, ariko hari n'igice cya sovereignty, ubudahangarwa, ubutavogerwa bw'Imana tutinjiramo, tutamugamburuza, tutamubwira ngo kuki ngewe umitiramo ibi ngibi, ese ubundi kuki utangize kiriya. Imana iri souverain, ni umuremyi w'ijuru n'isi, hari ibyo yagambiriye kuzakorana nawe, ikagambira kuzakorana. Icyo nzi cyo nuko byose bikorwa mu rukundo, kandi iyo utsinze ikigeragezo kimwe ukagisohokamo neza ni wowe ubizungukiramo. Imana yacu tugirire neza. Ni ukuvuga ngo hari diplome watunga ngewe ntatunga kubera ko icyo kizamini cyantsinze. Imana yacu itugirire neza. Iyi nyifatiro yo mu gihe cyo kugeragezwa ni ukuvuga ngo irakwihutisha cyangwa se ikagusibiza, ntabwo wakwimuka kandi ikizamini wagitsinzwe. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kumara imyaka ingahe mu mwaka umwe, ibyo bibaho mu mashuri asanzwe. Iyo nyifatiro yo mu gihe cyangwa muri iyo minsi yo kugeragezwa cyangwa ibyo byambayeho bisiga binyigishije kurushaho kwizera Imana, cyangwa se bikagaragaza kutizera Imana kwari kumbitsemo nanjye ubwanjye ntarinzi. Imana yirabizi, ibibizi igipimo ngejejeho, ibibizi igipimo ugejejeho, ariko hari ibintu binyeganyezwa gatoya bigaseruka, ngewe bikanyereka burya igipimo narindiho cyo kwizera. Rero iyo nyifato izasiga inyigishije kurushaho kwizera Imana, cyangwa se igaragaje kutizera Imana kwari kubitse muri ngewe. Ikindi kintu izasiga narashaririye, narabaye umurakari, narabaye umuntu bihiwe n'ubuzima, cyangwa se n'insinda bizasiga nararyohereye. Mu yandi magambo, ntaragize imbuto z'umwuka wera. Burya imbuto z'umwuka wera nizo zizana uburyohe mu buzima bw'umukristo, bigatuma kwegera umuntu wazigwije bituryohera. Gusanga umuntu uhorana amahoro, uhorana ibyishimo, uhorana umunezero, ufite kwihangana, ufite kwirinda, uzi kwifata, ibyo bintu biraryoha. Kubana n'umuntu umeze gutyo biraryoha. Rero ibitugeraho Imana ikoresha bidupima, bitugerageza, bishobora gusiga uwarashaririye, warabihiwe, warananiwe kwizera Imana, cyangwa bigasigura umuntu uryoshye muri ubu bwami, bigasiga wuzuye imbuto z'umwuka wera. Nta bundi buryohe tuvuga n'ubwo ngubwo. Umuntu wuzuye imbuto z'umwuka wera araryoshye, kubana nawe biraryoha, gusengana nawe biraryoha, ko yakubera umugore biraryoha, ko yakubera umugabo biraryoha, ko yakubera umushumba biraryoha, kuko yakozwemo umurimo hanyuma hasohokamo ibintu byiza. Ariko ibyo bintu byose bijya gusohoka umuntu yaciye mu bizamini bitandukanye. Imbuto z'umwuka wera turazizi, tuzisanga mu Galatiya igice cya 5 kuva ku murongo 22 kumanuka. Harimo urukundo, harimo ibyishimo, harimo amahoro, harimo kwihangana, harimo kugira neza, harimo ingeso nziza, harimo gukiranuka, harimo kugwa neza, harimo no kwirinda. Kwirinda bire Kinyarwanda ntiyabivuze neza, ubundi ni ubushobozi bwo kwifata, ni ukumenya kwifata, cyangwa se self control. Imana yacu tugire neza. Ubu rero ni uburyohe buza mu buzima bw'umukristo watsinze ibyamugeragezaga, watsinze ishuri yaraciyemo, aho kugira ngo ahinduke umuntu washaririye kandi wabihiye. Ikigeragezo watsinze kizagusiga urukundo rugwiriye, ibyishimo mu mwami bigwiriye, umunezero w'umwuka wera ari mwinshi muri wowe, kwifata kwaragwiriye, gutsinda iby'isi kwaragwiriye. Imana yacu tugirire neza. Bibiliya ikomeza ivuga ngo bimeze bityo nta mategeko abihana, ngo hanyuma ba Kristo Yesu babambanye kamere yabo n'iruba n'irari ryayo. Kugira imbuto z'umwuka wera ni ubushobozi bwo gukora ibi ngibi. Bibiliya ijambo ry'Imana yaravuze ngo ba Kristo babambye kamere yabo ku musaraba. Ikintu Imana inkorera iyo irimo inyigisha mu bihe byo kugerageza, ngatsinda, nkigira imbere, ngakomeza kuyizera, bisiga hari kamere yanjye mbambye ku musaraba, hamwe ngo n'ingeso zayo mbi n'irari ryayo. Kamere yawe n'iyanjye bigira ingeso mbi, bikagira ibintu birarikira, hanyuma uko nsindi bingerageza hari ukuntu bigenda bibambwa, ibyo bintu bikaba bitakinkurikira mu rugendo rwanjye rw'agakiza. Nongere mvuge ngo ntago ari sije iryoshye, ariko ni ibintu Imana ikora mu buzima bwacu,
kandi abamaze iminsi bagendana n'Imana n'abari mu rugendo, aya masomo duhura nayo inshuro nyinshi. Imana yacu tugirire neza. Ikintu gitangaje rero ni uburyo Imana ihera ko ikunda kandi bafitanye umugambi muremure. Reka wumve ibintu Imana yabwiye Abrahamu mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 22, turasoma umurongo wa mbere n'uwa 9 ndetse dusome n'umurongo wa 12. Imigambi y'Imana muri sovereignty yayo, muri bwa budahangarwa bwa butavogerwa bwayo, ihitamo kubikora uko ishaka no mu buryo ishaka. Ariko ngo usezeranye iki? Byose ibikorera mu rukundo. Haleluya. Iriya ndirimbo twahereyeho nkunda amagambo ayigize. Hari abantu bavuga ngo ijoro rimwe ngaseka irindi nkarira wowe ukanyihorera. Muri ibyo biha ubwo Imana imera nkaho yacecetse, nkaho yatwihoreye, ariko mu by'ukuri ntabwo iba yaratwihoreye. Nta nubwo idusiga, nta nubwo idukuraho ijisho. Hari ahantu yongera akavugurira muri rimzi uburyo twebwe tutabaye abizerwa. Ni ukuvuga ngo muri ibi bihe by'amashuri hari igihe tuvuga amagambo menshi. Hari igihe Imana igutabara, ikagutabara waravuze amagambo menshi ukumva nawe ufite isoni. Nta wundi muntu ubizi, ni wowe n'Imana. Uburyo wibwiye ngo Mana dore ukuntu bigenzere, wazareba ikintu cyiza gisohotse muri ibyo bintu ukumva nawe ufite isoni z'amagambo ibihumbi wavuze. Imana yacu tugirire neza. Mu Itangiriro 22 umurongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza. Wagira ngo imira mwiyenzaho. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Abrahamu, iramuhamagara iti Abrahamu, aritaba ati karame. Birasa nkaho gutinda kubyara bitari bihagije, kandi ubwabyo byari bihagije. Birasa nkaho kumukura muri Uri y'Abakarudaya bitari bihagije, nabyo ubwabyo byari biremereye kandi byari bihagije. Imana ahantu yari yamukuye imubwira igihugu izamwerekezamo, itabanje no kumwereka icyari cyo, itamubwira ko bizagenda. Birasa nkaho bitari bihagije. Imana irakomeza. Imana izakomeza gukora umurimo muri wowe no muri ngewe kugeza igihe tuzavira muri uyu mubiri. Imana yacu tugire neza. Ni inkuru itaryoshye ariko ni inkuru y'ukuri, kandi byose bikora mu rukundo rwinshi. Ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Abrahamu, iramuhamagara iti Abrahamu, aritaba ati karame. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 9. Ngo bagera ahantu Imana yamubwiye. Ahantu Imana yamubwiye, nuvuga ngo si ibintu yitoranyirije, si umusozi ashaka, ntabikora nk'uko ashaka. Twese tugira ibintu dukunda gukora nk'uko dushaka, ariko hari igihe Imana ibishaka tubikora noneho nk'uko yo ishaka. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Abrahamu yubakaho igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. 12. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Nasimbutse imirongo myinshi yo muri iyo nkuru kubera ko nizere yuko muyizi, cyangwa se ushobora no kuza kuyisoma. Imana iragambiriye ku ntebe yayo mu budahangarwa bwayo, iravuga ngo kubw'imigambi ifitanye na Abrahamu nicyo nzamuhindura cyo, nicyo agomba kuzakora mu rubyaro rwe n'abantu bose baba mu rugo rwe. N'imigambi mfite kuzacisha muri Abrahamu ikazagera ku ishyanga rinini cyangwa rigari. Njyewe Imana ku ntebe yanjye niyemeje kugerageza Abrahamu. Yabyaye bitinze, yavuye muri bene wabo, byose ni ibintu bisaba kwizera, ni ibintu bigoye bitapfa korohera umutima w'umwana w'umuntu, ariko kubw'imigambi myiza kandi miremire kandi Abrahamu azungukiramo, tukaba tukimuvugana n'uyu munsi, akaba kitubera icyitegererezo kubera ibyo byose n'ibindi byose bitanditse muri Bibiliya. Mbibutse ko Bibiliya ni inkuru imwe y'urukundo rw'Imana n'agakiza no gucungura umuntu, ariko hari detail ibihumbi zitanditse zagiye zikorwa ku buzima bw'abantu, yewe no ku buzima bwa Yesu. Imana yacu tugire neza. Imana ivuga ngo ngiye kugerageza Abrahamu, irangije irabikora. Ntihagira umuntu uyikoma mu nkokora, ntihagira umuntu uyibuza, irabikora mu budahangarwa bwayo. Yiyemeza kugerageza Abrahamu, imubwira urugendo ari bukore n'ahantu ari bujye akajya gutanga umwana we Isaka. Agera ahantu Imana yamubwiye. Icyo ni igikorwa cyo kumvira no kunesha mu buryo bukomeye. Nka Abrahamu abaye nkanye arashaka kubwira Imana, none se Imana ko ari kumwica no kumwica, warese twabikora hano munsi y'urugo, utagirinze no kundusha, ungendesha iyo myaka myinshi. Oya, muri urwo rugendo, muri iyo myaka umara muri icyo kintu, byose bifite icyo bikora ku buzima bwawe, bifite icyo bikora ku muhamagaro Imana ifite ku buzima bwawe, bifite icyo bizakora ku buzima bw'abandi bantu benshi bakuzengurutse. Iyo myaka n'urwo rugendo hari icyo Imana izabikoresha, rimwe na rimwe tumenya cyangwa se tutamenya. Mu bumenyi bukeya rero yashaka kuvuga ati Imana tubikorere munsi y'urugo, na Sara atarabyuka, nta n'ukuntu birangira n'ubundi nibyo nyine ushaka. Oya, sibyo ishaka, irashaka wowe n'umurimo mugari n'ibintu byinshi birenze ubumenyi bwawe n'ubwenge bwawe. Imana yacu tugire neza. Bimaze kuba Abrahamu amaze gutanga umwana we, kuko buriya yaramutanze. Iyo tusomye mu isezerano rishya tuvuga ngo yamugaruriwe nk'uzutse. Kuri we yari yamaze gupfa, Isaka yari yamaze gupfa, yari yabyakiriye, kandi ngo yari yizeye Imana ibasha kuzura n'abapfuye. Niko yari yabifashe, yari azi neza ko ndamwishe nta kundi, ariko Imana nkorera nizeye ifite imbaraga zo kumuzura. Byari byarangiye. Haleluya.
ku murongo wa 12 bimaze kuba yamushyizaho azamuye inkota agiye kumwica, hanyuma Imana ngo iravuga ngo hari ikintu menye, kuko Abrahamu wanyumviye, kuko Abrahamu niyemeje kukugerageza ukaba utsinze iki kigeragezo, hari ikintu menye. Si ukuvuga ko Imana ibidasanzwe izi imimererwe yacu, ariko ibihobwe bigiye kuzamura ibyo bintu bitubitsemo twebwe tutari tuzi, natwe tukabimenya. Hanyuma ngo Imana iravuga ngo ubumenye yuko wubaha Imana kuko utanyimiye umwana wawe w'ikinege. Nuvuga ngo hari igipimo, hari indi level yo kubaha Imana Abrahamu yagombaga kugeraho. Yari yarayubashye aviwa muri uriya y'abakarudaya, yari yarayubashye mu nzira nyinshi by'Imana yagendaga imusaba kwizera byinshi, yari yagiye agaragaza kubaha Imana. Ariko hari ikindi gipimo, hari urundi rwego bagiye kuzamukanaho kuko ariko Imana ibishaka. Yego ibyo biri ku buzima bwawe kuko ariko Imana ibishaka. Ndimo ndavugana nabo biyemeje kubaha Imana, ndimo ndavugana nabo biyemeje kugendana n'Imana mu rugendo, ndimo ndavugana nabo biyemeje kudacogora no kudasubira inyuma. Hanyuma Imana irivuga ngo nuko noneho hari ikindi kintu gishyashya kigaragaye ku buzima bwawe, menye yuko wubaha Imana. Ese ntiyari asanzwe yubaha? Ibi bikorerwa basanzwe bayubaha, ntabwo ari ibya rubanda nyamwinshi. Yari asanzwe yubaha kuko yemeye kuva muri uri y'abakarudaya, yemeye gukurikira Imana. Ariko hari indi level bazamukanyeho n'Imana, kuko menye yuko wubaha Imana kuko utamyimye umwana wawe w'ikinege. Imana yacu tugirire neza. Ibintu dukunda mu buzima, mwibuke ko Isaka yari enfant précieux, yari umwana wavutse mu myaka ya bukuru, yari umwana wavutse ategerejwe. Na n'uyu munsi mu buzima bwacu busanzwe, iyo umuntu agiye kubyara kwa muganga arengeje imyaka 40, wenda ari n'umwana wa mbere, baramwita nyine umwana uri précieux. Kuvuga ngo bakora ibyihuta byose kugira ngo umwana atagira ikibazo. Bashobora kudatuma uwo mubyeyi ategereza nk'uko abandi bagore bategereza ngo bagire ibise, ahubwo bagakora cesarienne kugira ngo barinde uwo mwana. Iyo ari umwana w'agaciro kenshi gakomeye mu maso y'uyu mugabo ushaje. Ibyo dukunda rero bishobora gufata umwanya wa mbere mu mutima wacu, bigafata umwanya w'Imana, kandi natwe ubwacu ntitubimenye, ahubwo bikazatwinjiza mu kaga. Ikintu Imana ishaka ni ukuzamura ibindimo nkabimenya, ibyo gukubura n'ibyo gukuraho bigakurwaho, hagasigara iby'umumaro. Uwiteka ashimwe. Uwiteka rero agashima kutunyeganyeza kugira ngo bijye hejuru bituvemo. Abazi kugosora, sinzi niba bikiba ariko biracyabaho, kugosora bakagosoza inkoko cyangwa intara, no kuvuga ngo ibintu bitaremereye birimo ibishingwe, birimo ibishishwa by'ibishyimbo, birimo utuntu twose tumwanda, baragosora bikagenda bijya hejuru, bikajya ku ruhande bakabihuha, bikagenda hagasigara iby'umumaro n'ibyo bafite. Imana rero mu mbabazi zayo n'urukundo rwayo rwinshi ijya yemera ko ubuzima bwawe rutanse, ko ubuzima bwawe bugira gutya bukagosorwa, bwagosorwa hagasigara iby'umumaro, ibidafite umumaro bikagaragara kandi bikigira hirya. Imana yacu tugirire neza. Uwiteka agashima kutunyega mu migambi ye, mu budahangarwa bwe, akemera ko umwana we afiteho umugambi, kwishyanga afiteho umugambi ryageragezwa. Mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 2 tugeze ku murongo wa 3. Gutegeka kwa 2 8 2 3. Ndimo numva mutima wanjye umuntu ashobora kwibaza ngo ariko se umuntu yabwirwa n'iki ko atari Satani wabiteye, umuntu yabwirwa n'iki ko atari abarozi bamuroze, umuntu yabwirwa n'iki? Ntacyo bitwaye. Ibi byo byose Imana irabikoresha. Bashobora kuba ari abantu bakugiriye nabi, bashobora kuba ari abakozi ba Satani, ashobora kuba ari Satani waguhagurukiye, ntacyo bitwaye. Byose Imana ishobora kubikoresha kandi Imana irabigenga. Ukibaza ubwo nasenga gute? Oya, komeza ukiranuke, komeza usenge mu buryo wiyumvisemo, kuko iki kugerageza uyu munsi kizaba gitandukanye n'ikesha, kizaba gitandukanye n'ikigerageza kanaka. Wowe icyo ugomba gukora ni ugukomeza urugendo no kudakura amaso ku Uwiteka no kutarekera kumwizera. Reka dusome Gutegeka kwa 2 8 2 kugeza kuri 3 ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo mwumve icyatumye imyaka iba 40. Biratangaje. Nukuvuga ngo iyi myaka yashoboraga guhinwa ikaba mike, bashobora kugenda ukwezi kumwe, bashobora kugenda iminsi, ndetse biranegeranye. Ariko imvi Imana yabikoreye ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira amanu wari utazi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe. Muri ibyo byose hari ikintu Imana ishaka kumenyesha, yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Iyo tuvuga kuri Imana, mwibwire ko ntabwo cyari ikintu gishimishije. Iyo tuyisoma uyu munsi ko twebwe twatuzi ko iri buze, iyo dusomye tubona yazaga buri munsi tukumva ni sawa, ariko bwari ubuzima
bwo kudateganya. Kandi twese dukunda guteganya. Umuntu aba safe mu mutima akumva afite umutekano iyo azi ko hari amafaranga azamutunga ukwezi, iyo azi ko hari ikintu yibitse nuko duteye. Ariko ibyo byose Imana yashaka kubibamaramo. Bagombaga kubyuka bagatoragura bagasubira mu mago yabo cyangwa mu nkambi. Muribuka yuko hari nubwo bashaka gutoragura ibirenze ibyo bari bumare bagasanga byaboze. Kereka ku isabato honyine kuwa gatanu nimugoroba nibwo batoraguraga ibyo umunsi ukurikiyeho. Byose byagengwaga nuko Imana yabivuze. Ntibyari imigambi yabo kugira ngo Imana ibigishe ko umuntu adatungwa n'ibyemezo bye n'ubwenge bwe n'amagambo ye, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Biratangaje amagambo ari ahangaha n'icyatumye Imana ibikora. Yemera ko bakora urwo rugendo rw'imyaka 40 kugira ngo ibacishe bugufi. Imana ijya yemera nakwira nabikora iteka itwigisha guca bugufi. Kubera ko nta muntu wakorana n'Imana imigambi ihambaye guca bugufi kutagenda kugwirira muri. Mbibutse ko guca bugufi bitajya bitworohera habe namba. Tusabwa kwicisha bugufi. Turi munsi y'amaboko akomeye y'Imana, ariko ntibijya bitworohera. Ngo ibikora kugira ngo ibacishe bugufi, ikugerageze, irebe ibyo mu mutima wawe, hanyuma bimenyekane. Mu by'ukuri nongere mvuga ngo si Imana ishaka kubimenya gusa kuko yirabizi, ahubwo ni twebwe ba nyirabyo tugomba kubimenya. Tukamenya ngo se burya iyo nyeganyejwe mbasha gukomeza kwizera, mbasha gukomeza gukurikiza amategeko y'Uwiteka cyangwa mpitanya sezera. Ngo hanyuma ibagerageze, hanyuma ibyo mu mitima yabo bimenyekane. Irebe ko wakwitondera amategeko yayo cyangwa se utayitondera. Mana yacu tugire neza. Birasa nkaho mu bihe by'amahoro, mu bihe nta kintu kirimo kimpima gihari, mu bihe nta bingerageza, birasa nkaho bitamenyekana niba nyitondera cyangwa ntayitondera. Mana yacu tugire neza. Mu bihe byo gutuza birasa nkaho bitamenyekana niba Hortense yaragize ubushobozi bwo kwitondera amategeko y'Imana cyangwa se kutayitondera. Birasa nkaho wowe mu bihe by'ituze utamenya niba waragize imbaraga zo kuyitondera cyangwa se kutayitondera. Mana yacu tugire neza. Kuko rero Imana izi uburyo yatwigisha, kuko izi ibyo yakoresha igahitamo gukora ibi ngibi. Aya magambo avuga kuri ubu bwoko duhura nayo ubuzima bwacu bwose. Yemera ko duca muri iki, ikemera ko duca muri iki, kuko ifite imbaraga zo kuvuga ijambo rimwe ibintu bigahagarara. Iyo ari ifite imbaraga z'uko batamara imyaka 40, ariko yemera ko bamara imyaka 40 kugira ngo ibacishe bugufi, ibagerageze, imenye ibiri mu mutima bihishwe, bya bindi biba bihishwe ibintu ari amahoro, y'ibintu birimo bigenda nk'uko twabishakaga. Hari ibintu biba bihishwe, ibintu iyo binyeganyeje gatoya bigacuguswa, hari ibindi bintu bizamuka tukabimenya ngo buryo Hortense we wizera Imana mu bihe by'amahoro, wizera Imana ibyo wateganyaga no kwapanze byaciyemo, ariko siyo bitaciyemo bikomerera biti. Mana yacu tugirire neza. Ifite amasomo iha abakunzi bayo. Mu bintu bibakuza muri urugendo ni ukugenda batsinda ibyo bizamini. Uko twitwara muri ibyo bizamini, ko twitwara muri ibyo bipimo, bituma dusibira cyangwa twimuka, bituma dusharira cyangwa turyoha, tukagwiza imbuto z'umwuka wera. Mana yacu tugirire neza. Reka dusome irindi jambo mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 10 murongo waho wa 13. Ijambo turarizi kandi abenshi ntago turikunda. Haleluya. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 10 murongo wa 13. Mfite n'ubundi buryo njya numva ryari kuba ryaranditswe, ariko siko byagenze. Mwuka wera yashimye ibingibi. Uturusha ubwenge uhoraho udafite itangiro n'iherezo yashimye ko bimera bityo. Mu bumenyi bwacu bugufiya n'ubwenge bwacu bugufiya tuba twifuza ko bimera ukundi. Reka dusome. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Umva uko ngewe nari gushima ko bimera. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Byo wenda nari kubimenya, hamenya ko niba ndwara, niba mfusha, niba ngira ibyago, niba ngira agace k'ubuzima kabishye, n'abandi bijya bibageraho. Ngo kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa. Ngahita nshyiraho akadomo, naho nari bugarukize, kuko itazabakundira kugeragezwa. Ntizabyemera, ariko siko byavuze. Ahubwo yaravuze ngo ntizabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Mu yandi magambo Imana izemera kugeragezwa, ariko uzageragezwa ibitaruta ibyo wabasha. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo ntimwigeze muhura bagira ngo harimo gushinyagura, ntimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu. Burya bya bindi ngo birasanzwe, bya bindi byawe
birasanzwe. Bya bindi byanjye ibyuzi n'ibyo utamenya burya birasanzwe. Nimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu. Tekereza iryo tangazo. Itangazo rikumenyesha ngo ntiwigeze uhura n'ikintu kidasanzwe kigera mu bantu. Kandi hari igihe uba ubifite ukajya wumva ari wowe isi. Murabizi iyo twababaye niyo twakubiswe turavuga ngo kubera iki njyewe Mana? Why me? Ukagira ngo abandi bose abantu, ariko iyo twakubiswe nuko tuvuga. Nimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu. Imana ni indahemuka. Ayiwe, mu kikugerageza gumana kakanu. Imana ni indahemuka. Bibiliya yaravuze ngo Imana niyo kwizerwa. Imana ni indahemuka. Imana iri fidèle, Imana iri faithful. Imana ni indahemuka mu byucamo. Hari ahantu ishyiraho akadomo, hari n'ahantu ishyiraho uruzitiro ikavuga ngo no, aha ni muharenga, aha ni muharenga. Ibi ntiyabibasha. Ariko iyo tubabaye ntitubimenya ko yashyizeho akazitiro. Rimwe mu masengesho nyankora nyambwira Imana ndagushima ko washyizeho akazitiro. Ugashyira akazitiro ku birimo bindiza ukavuga ngo ntibirimo birengaho. Iryo ni hishirirwa umuntu aba yageze kuko ubundi abazi ko nta ruzitiro Imana yashyizeho, ibazi ko byose yabirangaje bikakugeraho, ariko Imana igishyiraho akazitiro ikavuga ngo mubikugeraho aha ntibizarenga. Ndashima Imana y'indahemuka ko burya nawe yagushyiraho akazitiro ikavuga ngo aha ntibiharenge, kuko aha ntibiharenga ntago ari bubishobore. Imana ni indahemuka. Ntabwo izatuma mugeragezwa n'ibiruta ibyo mwabasha gutsinda. Ikintu cyose kikugerageza ufite imbaraga zo kugitsinda. Imana ni indahemuka. Ntabwo izatuma mugeragezwa n'ibiruta ibyo mwabasha gutsinda, ahubwo nimugeragezwa izabashoboza. Ntabwo idusiga twenyine mu kizamini. Ntabwo umwarimu yicarana n'umunyeshuri ngo ajya mukopeza cyangwa mubwire uko bigenda, ariko Imana ibiri kumwe nawe mu bikugerageza. Ahubwo nimugeragezwa izabashoboza. Iragaruka ikajya igushyiramo. Ni nk'uko ari umwarimu ariko wagaruka kubwira umunyeshuri igisubizo akamubwira ati oya nuko babigenza, humura barakomeza bakanyizera, humura bangumishaho amaso, humura bategereza igihe cyanjye, ikagikongorera uko bigenda. Ahubwo nimugeragezwa nzaba mpari, izaba ihari, izabashoboza kubyihanganira, ibacire n'akanzu ngo mubone uko mubyivanamo. Hari akanzu uzabyivaniramo ugasohokana ubutsinzi. Ariko witwaye ute muri iri somo? Kuko abakunzi b'Imana bose bafite amasomo yabo. Amwe aravugika andi ntavugika. Haleluya. Iyo ni mu bihe byanjye byo gusenga hamwe n'Imana, hari igihe nyibwira ariko Mana ibi ngibi ubu ngubu harya bizakumarira iki ko ntazabasha kubivuga? Bizakimarira kandi cyane. Imyuka spirit zacu ziravugana. Ushobora kutamenya ibyo ncamo, ariko spirit yanjye, umwuka wanjye ukakuvugisha uri muri icyo ngicyo, ukagira imbaraga zo kugitsinda. Mana yacu tugire neza. Ahubwo nimugeragezwa izabashoboza kubyihanganira, ibacire n'akanzu ngo mubone uko mubyivanamo. Kandi n'ibitavugika we bizasiga wubakitse, urushijeho kwizera Imana, ugwijije imbaraga. Iyo duhisemo rero kudakura, turavuga ngo iyo ivuga ko itazadukundira ko tugeragezwa, icyo ni igipimo rwose cy'ububebe cy'ubwana. Kuki Imana yemera ko ibi bintu bingeraho? Ngwino dutere intambwe ngewe nawe. Iryo jambo ntituzongere kurivuga. Kuki Imana yemera ko bingeraho? Turi mu isi bizatugeraho. Ahubwo reka tumwisabire izo mbaraga zo kubinesha, tumwisabire ako kanzu tukabone abantu basohokeramo batsinda, tumwisabire ntibiduherane, tumwisabire ntidusibire, tumwisabire twambuke dukomeze urugendo, maze icyo yagambire gukora muri twebwe kizabe gikoretse. Ntituzasohoke dusharira, tuzasohoke turyoshye, tugwije imbaraga n'imbuto z'umwuka wera. Mana yacu tugire neza. Yobu yarabimenye mu gitabo cya Yobu igice 23. Ngenda hera ku murongo wa 10, ariko nusoma hejuru gatoya murabizi ko yari yabanje gushaka Imana akayibura. Yabimenye amaze kuvuga amagambo avuga ngo ndayishaka iburyo nkayirebera ibumoso, mu kuboko isanzwe ikoreramo nkayibura. Hari ahantu umuntu yaramenyereye guhurira n'Imana. Iyo amasomo ataratubana menshi, umuntu avuga ngo ngiye iyo nsenze mpita nsubizwa. Iyo namanutse, iyo nakoze amasengesho y'iminsi 7, Imana iti, iyo nazamutse kuri uwo musozi, iyo nagiye hari Imana iti nsubiza. Hari igihe uzajyayo ntigusubize cyangwa ntigusubize ngo bimenye, ariko yakoze mu buryo bwayo. Yobu rero amaze kuyishakira ibumoso ngo ayirebera iburyo, ayirebera mu kuboko isanzwe ikorera, arayibura. Ariko ariga, kandi yiga isomo ryiza. Aravuga ku murongo wa 10 ngo ariko nubwo nayibuze mu yandi magambo, iyo nge nayibuze, ariko yo izi nzira ngewe ndimo nyuramo. Mu yandi magambo yo ntiyambuze, nge narayuze ariko yo ntiyambuze. Ntago yakubuze nshuti yanjye, irabizi ibyucamo ntiyigeze ikubura. Ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza
nzavamo meze nk'izahabu. Umva umurimo ikora, umva icyo ishaka. Kurabagirana kwawe no gukoreshwa n'Imana kwawe biri proportionnel, birangana neza no kugeragezwa kwawe n'ibyo watsinze. Kuko hari kugeragezwa umuntu agasibira akigumira aho ngaho, akazagera igihe akava no mu ishuri akagira drop out. Imana itugirira ubuntu ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Uyu ni Yobu byivugira n'akanwa ke. Nimara kungerageza nzavamo ngewe Yobu ndabagirana. Ese ntiyarabagiranye? Tegeza umugabo tuvuga n'igihe yabereyeho mu myaka tutazi n'umubare wayo. Hanyuma hari ibintu bikoreka iyo wavuye mumeze nk'izahabu, ngo ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo. Umva batsinze uko bamera, ibirenge byacu bishikama mu ntambwe zayo. Turakira kuba abantu bayobagurika, turakira kuba abantu babivamo bongera babigarukamo. Nyuma yo gutsinda ikizamini tumera gutya. Ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka. Erega iyo umuntu ataratsinda ibizamini ateshuka igitondo n'umugoroba, ariko abafite ibizamini batsinze inzira yayo turayikomeje, ikirenge cyacu ntabwo kizateshuka, intambwe zacu tuzikomeje mu ntambwe ze. Kandi ibyo bizanwa no gusohoka warabagiranye. Imana yacu tugire neza, ntabwo bizikora, ahubwo hari ikintu kibyarwa muri twebwe nyuma yo gusohoka mu muriro mwinshi. Arongera avuga ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Ibi byo biryoshye kurushaho. Hari igihe amagambo y'Imana tuba tumukunda tunamwizera ariko atatubereye ubutunzi. Ariko Yobu nyuma yo kugeragezwa akavamo ameze nk'izahabu. Iby'Imana ivuga, imigambi yayo, ibyo ishaka, ibyigambiriye, nibwo butunzi Yobu afite. Hari igihe tuba dufite ubutunzi bw'amafaranga, amazu n'amamodoka, nyine tunabufite, ariko iyo tumaze kugeragezwa amafaranga bahari ariko tukamera nk'aho tutayafite. Ahubwo ubutunzi bw'Imana, kugira Imana no kumenyana nayo n'ibyo ivuga, bikatubera ubutunzi buruta izahabu n'amafeza n'amazu twaba twubatse. Imana yacu tugire neza. Iyo umuntu ataratyazwa muri ubu buryo, umunezero we uwa proportionnel n'amazu yabonye, n'indi modoka yinjije, n'ibindi bintu by'agaciro yabonye, bigenda bingana muri ubwo buryo. Ariko iyo umuntu yatyajwe, Uwiteka amubera ubutunzi, yambereye ubutunzi. Ubu kubivuga ku munwa no mu magambo no kubiririmba bitandukanye no kubiviva no kubibamo. Imana yacu tugirire neza. Ntabwo nasubiye inyuma ngo mve amategeko yategetse, nubwo nagosowe, nubwo narwaye, nubwo napfushije, nubwo ubutunzi bwashizeho, nubwo Yobu nabuze ijambo, ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye, bundutira ubutunzi bwose mfite. Haleluya. Ibintu byo kwisi biraryoha, kubitunga ni byiza, ariko nta kintu kingana n'Imana. Kandi ibi ntago biba ku munwa, biba ku munwa nako iyo tutaratyazwa. Ariko twacishijwe muri uriya muriro, bireka kuba ku munwa bikakuzura, ugasanga Yesu yakurutiye byose. Hari igihe umuntu avuga ngo Yesu yandutiye byose atabifite. Hari igihe umuntu yavuga ngo Yesu yamurutiye byose nabyo bihari, kandi ari iby'ukuri atari amagambo. Imana yacu tugirire neza. Ibi bintu byo kwigishwa n'Imana n'umwana w'Imana Kristo ntabwo byamusimbutse. Mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 5:8 haravuga ngo nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Ibintu byose Yesu kira enduré, ibintu byose yihanganiye, byose yikoreye, byose byamugezeho, byose yumvise, umubiri we wasogongeye n'ubugingo bwe bukabisogongera. Ntabwo byose byanditse muri Bibiliya, ntabwo byose tubizi. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Hari ukuyobagurika kuzanwa no kudatozwa no kubura gushikama mu nzira zayo. Hari ukuyobagurika kuba kuri mu buzima bwacu. Hari imitima yacu ibiri partage. Imana itugabana n'ibintu, Imana itugabana n'abantu, Imana itugabana n'ibyo dutunze, itugabana no kwikunda kwacu, itugabana n'amarara twuzuye, itugabana. Yareba igasanga ibigambi dufite n'ibyo yifuza kudukoresha ni bigari cyane. Ntishaka umutima uri partage, urimo ibice, igasanga igomba kubikuzuye nawe ubwawe warishizemo. Imana yacu tugire neza, ikemera rero ko ari ibintu bikoreka ku buzima bwawe. Zaburi 119:67 iravuga ngo ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Iri jambo kurivuga hari urugendo runaka umuntu arangije, hari insinzi runaka umuntu afite biraryoha, ariko kubivuga mbere cyangwa ikibazo cy'igihari
birabiha. Ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Umuntu wababajwe cyangwa urimo kubabazwa cyangwa urimo gutyazwa cyangwa urimo gucishwa mu muriro, iyo agumye mu biganza by'Imana ni ukuri teka asohokana ubuhamya, asohokana ubutsinzi, asohokana kugwiza imbaraga, asohokana imbuto z'umwuka wera zigwiriye muri we, asohokana kurushaho gusa na Kristo, asohoka afite indi level itandukanye niyo yinjiranye muri iryo tanura. Amen. Kuko Imana itifuza kugutakaza rero burundu, irashaka ko uzaragwa ikamba ry'ubugingo. Kuko Imana itifuza kugutakaza burundu. Hari agakuru kacaga kuri WhatsApp ngo ni nk'umwaka washize simbyibuka neza, kari karimo amagambo umwana w'umuhungu, sinzi niba ari inkuru bahimbye cyangwa ari inkuru y'ukuri, ariko umwana w'umuhungu wavugaga amagambo yandikiye umubyeyi we, sindi bubashe kubyibuka neza, ariko nayo magambo yandikiye umubyeyi we ari ku cya gitanda biciraho aba prisonnier, abafungwa. Murabizi ko hari igitanda babashyiraho bagiye kukwica, bakagusaba kuvuga wenda wishes zawe za nyuma, urimo bagiye gutera rwa rushinge nyine warakatiwe igihano cyo gupfa. Mu Rwanda ntabwo igihano cyo gupfa gihari, ariko kiracyabaho. Nuko none ngo umwana arandika anavuga ngo niba ari mama niba ari papa simbyibuka neza, ariko haravugaga magambo makeya, igihe nibye isukari ntago wambwiye ko ari bibi, igihe natwaye ikaramu y'abanyeshuri ntiwambwiye ko ari bibi, igihe nakoze ibi ngibi ntiwambujije, warandetse nkora ibintu byose nemerewe, none nyine ndangije gutya. Imana rero kuko itifuza kugutakaza, kuko itifuza kugutakaza burundu kugira ngo uzaragwe ikamba ry'ubugingo, yiyemeza kugukosora no kugucyaha. Iyo umwana wanjye mutoya yatahanye igikoresho kitari iki ntamuguriye akakivana ku ishuri, mutegeka kugisubizayo kugira ngo amenye ko ibintu by'abandi bidatahanwa. Hari valeur bigiye mu buzima bwe, hari indangagaciro yose mu buzima bwe imubwira ngo kwiba si byiza, urakorwa n'isoni gisubizeyo, ariko gisubizeyo. Nuko Imana itugenza, iravuga ngo muretse ibintu byose akajya byemererwa nazamutakaza. Niyo mpamvu uzagenda ashyiramo gukosora. Abo nyaha ndabakosora, ndabacyaha, abo nkunda ndabacyaha, niko Mbyahishuriwe havuga. Araducyaha akadukosora kugira ngo atazadutakaza, kuko isi irimo icyaha, irimo Satani, kandi iyo ntizatworohera. Mana yacu itugirire neza. Yakobo 1:12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Amakamba azahabwa abandi, azahabwa abanesheje, ijuru rizagibwamo n'abanesheje. Ntabwo ari ibintu by'ubugwari. Tekereza ko tuzicarana n'abantu bavuga ngo Yesu ndamwemeye, bagahita babarasa, bakabakerera amajosi, bakabica. Abo bantu tuzicarana nabo, abo bantu bose n'abantu banesheje. Natwe tuzajya kuko twanesheje, kandi data nifuza kudutakaza. Niyo mpamvu avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Niyo mpamvu kwigisha kwihangana. Watsindwa rimwe akagaruka ikindi kintu cyo kwihanganira nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, cyangwa se mu mwaka umwe akagupompa ibintu byinshi, kuko umurimo wawe urihutirwa n'ibyo ugomba gukora abandi bantu bazakiriramo birihutirwa. Ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Mwari muzi ko hari abantu batinda gukizwa, batinda kwinjira mu Mana neza, kandi hari imigambi Imana ibafitiye izirikanyweho n'ubuzima bw'abandi, bagatinda bazunguruka. Igihe kimwe nahuye n'umuhanuzi ambwira ibintu, ambwira ngo watinze gukizwa, ngo ibintu runaka, ntabwo ngiye kubikubwira, ibintu runaka byari bigiye kukubaho kubera ko watinze gukizwa. Numva nyine ni ibyo by'abahanuzi batazi neza, yumva ntibyashoboka. Hanyuma igihe nasengaga rimwe ndimo senga, Imana irabinyibwirira, ambwira ngo wendaga kumera gutya na gutya. Kubera iki? Kuko gukizwa kwanjye no gutsinda ibingerageza vuba birimo gukira kwawe, birimo kumva ijambo ry'Imana kwawe, birimo kukwihanganisha mu gihe cyawe. Uri umuntu uzirikanyeho n'abantu benshi, imigambi y'Imana iracomekeranye, irakonekisa ukuntu n'ubuzima bw'abantu benshi. Iyo turimo twizubaza twikerereza, ntabwo tuba tuzi abandi bantu bazapfa bari kuzakira kubera wowe. Imana rero izakwigisha kwihangana kugira ngo itazagutakaza, n'abandi bantu benshi bazirikanye n'ubuzima bwawe bazabikiriremo. Ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Tubikiwe amakamba, ariko n'amakamba y'abanesheje, n'amakamba y'abayihanganye. Niyo mpamvu Imana yemera ko ikwigisha kwihanganira utuntu duto. Ni duto. Umugabo ukunanira, umugore ukunanira, umwana ukunanira, inzara, kutabonera akazi igihe washakaga, kutabonera gusozwa kw'amasezerano y'ibishira byahanga, ni duto, ariko bikiwe amakamba y'ubugingo. Mana yacu tugire neza. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Reka nongere nkubwire ko atari amakamba y'ubugingo gusa ibyo tubikiye mu ijuru, hari n'ibindi duhererwa inahangaha kubwo kwihangana no kunesha. Reka ndangize. Kwihangana ni ikimenyetso cyo gukura. Uzareba umwana wawe mutoya w'umubebe, iyo ashaka ikintu ararira paka ukimuhaye.
cyangwa ukamwimura ukamurangaza ukamuha ikindi kintu, ariko ubundi ararira mpaka ukimuhaye. Kubera iki? Ni umubebe, ni umwana. Ariko umwana mukuru iyo umubwiye ngo hoya si uyu mwanya, ahita abyumva akagenda. Kwihangana rero ni ikimenyetso cyo gukura. Ugejeje hehe wihanganira kugerageza? Ugejeje hehe wihanganira ibihe urimo gucamo? Urekeraho kubaho no gufata ibyemezo bitewe nuko wiyumva. Abana b'Imana benshi bagengwa na mood, uko biyumva. Kwihangana tugategereza Imana bituma kwizera kwacu kuzamuka, tugatangira kuba abantu babeshwaho no kwizera y'Imana itabeshya, tutagengwa na mood, uko twiyumva. Abantu benshi bagengwa nuko biyumva kandi ari abana b'Imana. Uyu munsi ndumva itanyumvise, amasengesho yanjye ndumva agarukira kuri plafond. Uko wiyumva sibyo byanditse muri Bibiliya? Oya, yumva gusenga. Ariko uko niyumva bituma mvuga ngo Imana ntago indi hafi. Ariko umuntu yagwije kwizera avuga ngo iri kumwe nanjye, ndabizi ko iri kumwe nanjye, nubwo bimeze gutya iri kumwe nanjye, byatinze gakeya cyangwa byakerewe cyangwa byabangutse, ariko nabyo irabizi. Ni umuntu wagwije kwizera no kumenya Imana itabeshya. Imana rero izagutyaza kugira ngo ikumaremo gutungwa na mood nuko wiyumva. Kuyoborwa nuko twiyumva ni ukwizera twebwe cyane, tukiyizera kuruta uko twizera Imana. Imana yacu tugirire neza. Imana rero izapima ubukure bwawe, izapima no kwizera kwawe, kandi izakoresha ibintu bizakugerageza. Reka mvuge ndangiza ko birangira ari twebwe bigiriye umumaro. Nta kintu na kimwe Imana izemera ko kigera ku buzima bwawe, hanyuma ukagumana n'Imana, ukagumana n'Imana ntubivemo. Nta kintu na kimwe kitazakungura ukiri hano ku isi. Kizungura umubano ufitanye n'Imana, kizungura kwizera kwawe, abera benshi bazabyungukiramo. Imana yacu tugirire neza. Abraham avuye ku musozi wa Moriya, amaze kubona ibyo yabonye, amaze kubona Imana izana intama y'icungu, Abraham yamanutse azi Imana birenze uko yazamutse ayizi. Azamuka ku musozi hari uko yarazi Imana, amanuka amaze kugira ubutsinzi, atanze gutanga umwana we, Abraham arundi rwego yarazimo Imana ye. Iyo tuzamuka muri iryo shuri ryo kugeragezwa, iyo dupfurikwa aho ngaho hose, iyo dusokanye ubutsinzi, tuza dufite ikindi gipimo tuziho Imana. Kandi ibyo bintu ntago bitizwa, ntago nabigutiza nshuti yanjye nubwo naba ngukunda. Nawe ntiwantiza ibyawe watsinze, ni njyewe uzatsinda bigendanye n'iby'Imana yangeneye, ni wowe uzatsinda bigendanye n'iby'Imana yakugeneye. Wibuke ko byose bikorana iki? Urukundo rwinshi n'ubwizerwe bwinshi, ntigitakaza control na gatoya. Imana yacu tugirire neza. Komeza rero ntucogore, komeza ntunamuke gushaka Imana, komeza nturekeraho kwigira imbere mu kuyikorera, mu kuyishaka, mu kuyubaha, mu kuyubahisha. Ntucogore. Ndangize kuri ijambo ryo Magalatiya ibice 6:9 haravuga ngo twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Harimo umusaruro ukwemera kwigishwa n'Imana, harimo kwizera umuntu aba yibitseho, kuko iyo ntambwe yahitambutse. Tekereza umunyeshuri uri muri university, kumugarura gukora agateste ko muri primaire, akaexame ko muri primaire, ntago yarara yiga, ntago yasubiramo za syllabus, kuko ibyo bintu yarabitsinze kera. Nuko tumeze rero abera. Bamwe bafite ibintu byinshi batsinze. Iyo bamwe abakiri muri primaire barimo barizwa n'ibibazo byo muri primaire, turabiseka kubera ko ibyo bibazo twarabitsinze. Uyu munsi abantu bihumbi bafite ubwoba bwa corona. Abarangije ibyo bizamini byo gutsinda kumenya ko indwara nibihe wa mugabo witwa Nyiribiha bigenga, icyo kizamini baragitsinze kera, bagikoze bari bonyine, yari test individuelle, yari examen individuelle. Bamaze kuyitsinda haboneka ikizamini gikwiriye abari ku isi bose, ariko bo nicyo batera ubwoba kuko bamaze kugitsinda, bameze nk'abanyeshuri muri kaminuza bagariye gukora ikizamini cyo muri primaire. Nta kintu na kimwe kizagupfira ubusa mu byo ubanamo n'Imana, habe na kimwe. Imana yacu tugire neza. Wahisemo gukomeza kuyizera nshuti y'Imana, wahisemo gukomeza gukora ibyiza, waretse gucogora, waretse kunanirwa, wakomeje imbere, waretse kubikwepa. Hari umuntu abikwepa, ni ngombwa ko umunyeshuri azatiteguye agasanga bashyizemo ikizama agahita asubirayo akavuga ko arwaye. Uko ni ukubikwepa. Ntitubyishyira, ntitubishakisha kubw'uburangare bwacu no kudakora ibyo tugomba gukora. Tuba twakoze ibyo tugomba gukora nk'abana b'Imana, nk'abakristo, nk'abantu bari responsable bahagaze mu nshingano. Tuba twakoze ibyo dusabwa gukora.
sinkubwira kudakora ibyo ugomba gukora, ariko igihe ikizamini cy'Imana kije cyangwa gupima, wikwepa wihunga, hagarara uzasohokana ubutsinzi. Yatabaye Abrahamu ntizakureka, yatabaye Yobu ntizakureka, yabanye na Daniyeli ntizakureka, yabanye na Saduraka ntizakureka. Ni Imana yo kwizerwa, ni nyakuri, ntabwo ibeshya, iri nyuma y'ijambo ryayo iteka kugira ngo irisohoze. Ariko kuko utazi icyo uzakorana n'Imana, kuko utazi aho izakugeza, kuko utazi ibyo yifuza kugukoresha, nuyemerera kugumisha intambwe zawe mu nzira zayo, kuko utabizi, utazi umugambi wayo uburyo ari mugari, bituma wigarukiriza bugufi. Shikama, komera mu nzira y'Umwami. Aha hantu abera bamwe barahagwa bakagamburura, imigambi y'Imana igasa nk'iciriyemo hagati. Ibyo bari buzakoreshwa n'Imana muri iyi si bikagarukira bugufi, bakazahora ku rwego rumwe. Ari ababebe bamaze imyaka 10 mu gakiza, ababebe bamaze 5, ababebe bamaze 20, ababebe bamaze 30. Si ikibazo cy'imyaka, ni ikibazo cy'ukuntu wahisemo gukomeza kumvira Imana, gukomeza kuyizera, kutagwa isari, kudacogora. Iyi Imana y'imbabazi nyinshi n'urukundo rutangaje, cyangwa ukongera ukayimenyaho kandi gace muri iki gitondo, ukamenya ko nta bugizi bwa nabi, ukamenya ko nta bugome, ukamenya ko ruko ibyara imirimo, nuko ibyara ministry mu bantu, nuko ibyara imihamagaro, nuko ikora. Ntabwo uzahumuriza abandi udafite ihumure wahawe n'Imana, ntabwo uzakomeza abandi udafite inkomezi wakuwe n'Imana. Izagukomeza ryari se? Izagukomeza mu bihe by'akaga no mu bihe by'amakuba. Uzahakura imbaraga, uzakomeresha abandi. Mana, tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo, duhisemo kongera kukwizera, njyewe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, mu byo twumva n'ibyo tutumva, mu byo tuzi n'ibyo tutazi, duhisemo kongera kukwizera. Amaso yacu areba bugufi, tugarukira bugufi kuko turi abantu. Ntitumenye ibyo mu myaka 10, ibyo mu myaka 100 ishizwe kera, ntitumenye ibyo muri generation zizakurikiraho zizatwigiraho, ntitumenye imigambi yawe n'uburyo ari imigari n'uburyo yagutse. Tureba bugufi, ariko tugarutse nk'abana kugusaba imbaraga. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo baca mu bihe nk'ibi ngibi, kugira ngo ubambike imbaraga, ubambike imbaraga. Abari baradropinze barabivuyemo, ubagarure mu rugendo. Abari baracogoye bagahunga, ubagarure kandi ubambike imbaraga. Abarimo guca mu bihe batabasha kwisobanura, batabasha kuvuga, ubambike imbaraga. Iki kibaya ntibagiheremo, bambuke hakurya, bazasohokana ubuhamya n'amashimwe n'ubutsinzi bwinshi. Uri wo kwizerwa, wowe ntubeshya, ibyo uvuga urabikora. Uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Ntabwo ujye udusiga twenyine. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo hamwe n'ibitugerageza bitari bimwe, uhora uducira akanzu kadusohora muri ibyo ngibyo. Ndasenze ngo umuhungu wawe n'umukobwa wawe ubambike imbaraga kugeza igihe bazasohokera muri aka kanzu. Ubyara ibyo wifuza kubyara mu buzima bwabo, imirimo yawe wifuza ko yasohoka muri bo, imihamagaro, impano, ibyo uzakoresha kugira ngo iyi si ikire, hagira abakizwa, hagira abakira, hagira abahembuka biciye muri we. Uwiteka we ubizubake nk'uko ushaka, ubikomeze nk'uko ushaka, maze akubera igikoresho cy'umumaro. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byinshi, habamwe iby'izahabu, habamwe iby'ibiti, habamwe iby'ibumba, habamwe ibikoresho by'icyubahiro, hakabamo ibikoresho by'isoni nkeya. Turifuza ko ibikoresho by'umumaro, ibikoresho by'icyubahiro, bya bindi by'izahabu. Ntabwo umuntu yaba izahabu ataraciye mu muriro ngo asohoka arabagirana. Igikoresho cy'igiti iyo giciye mu muriro kirashya, ikibumbi iyo cyituye hasi kirameneka, ariko izahabu ihora ari izahabu mu bihe byose. Nubwo yatakazwa mu byondo by'ibihe, mu byondo by'ubuzima n'ingorane, ikomeza ari izahabu. Iciye mu muriro irushaho kurabagirana, ihorana agaciro kayo, ntigatakaza. Ubuzima bwatumye yitakariza agaciro, yumva atari umuntu, yumva hari yaribagiranye. Ariko niba izahabu igumana agaciro ari izahabu utarayimeneye amaraso, nankaswe umuntu waguze amaraso. Urakoze Mwami mwiza, turagushimira abana bawe bafashe umwanya wo gukurikira ijambo ry'Imana. Ubaha umugisha, bakubone, bakumve mu byabo, bakubone mu babo. Subize gusenga kurimo kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, babona ubwizerwe bwawe, babona ineza yawe. Bamwe barashidikanya urukundo rwawe, ongera ubiyereke. Turasenze Mwami, tukuzana ibyo byose bisa nk'ibinaniranye abahungu bawe n'abakobwa bawe bafite, kugira ngo bishyireho iherezo. Urabishoboye. Abarwaje ababo wavuga ijambo rimwe agakira,
abafite agahinda n'izindi ngorane wavuga ijambo rimwe umunezero ukagaruka, amagoro rimwe asenyuka wavuga ijambo rimwe akubakika, abana bapfiriye mu nzoga n'urumogi wavuga ijambo rimwe ubuzima bwabo bugahembuka. Turagusaba igitangaza muri iki gitondo ku buzima bw'abagutegereje. Ndagusaba igitangaza ku buzima bw'abakobwa bawe n'abahungu bawe bagutegereje, bakubona muriye amaso, bakwerekejeho imitima yabo. Kora igitangaza mwami, bazasohokane ubuhamya. Turakwizeye, tuguhaye icyubahiro. Urakoze mwami ko wabanye natwe, urakoze kandi ko duhaye n'ubu buryo bana n'abana bawe be gucogorera muri iyi minsi yo kudaterana. Abakunda guterana ubasange baterane nawe Mwuka Wera w'Imana. Ababyibagiwe mwami byari byarashizemo ubasange muri iyi minsi, wongera ubabyutse, ubambika imbaraga. Iki gihugu tugishyize mu biganza byabo kugira ngo ubushake bwawe n'imigambi yawe abarishyirwa mu bikorwa, kitavuye iwawe kibura umwanya n'ubwicaro muri iki gihugu. Tuguhaye abayobozi bacu, tuguhaye twese abaturage n'abanyarwanda muri rusange, utubere Imana. Reka amavi yose agupfukamire, reka indimi z'abanyarwanda zature ko uri umwami. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro muri iki gihugu. Reka baguteye umugongo baguhindukirire. Urakoze ko uri umugizi wa neza, urakoze ko uri umunyembabazi, urakoze ko udutegereje mu mbabazi nyinshi. Tugushyize hejuru, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Murakoze kubana natwe mu ijambo ry'Imana.